Muraho neza mwongeye kwirirwa in SF Media TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku mateka y'ibwami, nkababwira amateka y'ukuntu bimikaga abami b'u Rwanda, nkababwira namwe mu mazina bitaga abami bitewe n'igihe kigezweho n'ibisobanuro byayo. We gusa guma ku murongo, jye mugiye kubana ni kubw'Imana Jean Claude. Stay on touch. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko abami bose b'u Rwanda bakomokaga mu muryango umwe wo mu bwoko bw'Abanyiginya. Iyo miterere y'inkomoko y'abami ikavuga ko umwami iyo yatangaga yagombaga gusimburwa n'umuhungu we, bityo kugeza ku ndunduro. Ikindi cyavugwaga ku bwami ni uko ngo umwana w'umwami wagombaga gusimbura se ku ngoma yagombaga kuba yaravukanye imbuto, nk'uko abiru babibwiraga rubanda. Hari abavugaga ko bitumvikana neza uko byagendaga kugira ngo uwo mwana w'umwami avukane imbuto, ariko ibyo byari amabanga y'ibwami n'abiru. Umwami wimye yagiraga izina ry'ubwami hakiyongeraho n'izina rye bwite yiswe n'ababyeyi be. Umwami yahitagamo izina uko abyumva, akiha amatwara y'imitegekere uko abishaka, agashyiraho abatware b'intara z'igihugu, ab'ingabo, ab'ubutaka n'abandi, akabikora uko abyumva ntawagishije inama. Ahasanga mu mwaka w'1576 kugeza mu mwaka w'1609 ku ngoma y'umwami w'i Gasabo, Kigeli wa kabiri Nyamuheshera niwe washyizeho umurongo ngenderwaho ntakuka w'ubutegetsi bwa cyami, ashyiraho intonde ry'amazina y'ubwami uko azajya akurikirana n'amatwara y'abami, ndetse n'igihe izina iri n'iri rizaba rigezweho. Iryo ntonde ry'abami riteye ritya: habanzaga Mutara, hagakurikiraho Kigeli, Mibambwe, Yuhi, Kirima, hakongera akagaruka Kigeli, Mibambwe. Ni ukuvuga ko buri zina ry'ibwami ryagarukaga buri ngoma eshatu, usibye Mutara na Kirima zagendaga zisimburana. Ayo mazina yabaga afite icyo asobanura kijyanye n'amatwara n'inshingano umwami azitwa iryo zina agomba kugenderaho. Ayo mazina yasobanuraga gutya ukurikije amatwara yayo nuko akurikirana. Harebwaga uko Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yagiye ayakurikiranya. Hakabanza Mutara, ari byo bivuga umwami w'amatungo. Iryo zina yarisimburanagaho na Kirima, ariko bose intego n'amatwara yabo ari imwe. Umwami wabaga yimye iryo zina ari ryo rigezweho yagombaga kwita ku bworozi, cyane cyane inka z'inyambo, dore ko arizo zari zigize ubukungu bw'igihugu muri icyo gihe. Uwo mwami iyo yaterwaga yaritabaraga, ariko we ntiyateraga. Aha akaba ariho havuye ya mvugo yamamaye mu Rwanda igira iti: u Rwanda ruratera ntiruterwa. Izina ry'ubwami ryakurikiragaho ni irya Kigeli, bikaba bivuga umwami w'inkotanyi. Iyo iryo zina ryabaga rigezweho, amatwara y'ubwami kuva yimye ingoma kugeza atanze yari ayo kugaba ibitero byo kwagura igihugu no kwihimura ku bami babaga barihaye gusuzugura u Rwanda. Aha nk'uko bigaragara mu mateka, ba Kigeli nibo bami baguye u Rwanda cyane, nka Kigeli wa kane Rwabugiri wahigitse amahanga kakahava. Izina rya gatatu ryari irya Yuhi, bikaba bisobanura umwami w'umuriro. Impamvu yitwaga umwami w'umuriro ni uko ingoma ye yagombaga kurinda ubusugire bw'igihugu, ikaba uyu mwami w'intagondwa ku buryo nta wabashaga kuvogera igihugu cyangwa se abaturage bacyo. Yuhi yari umwami wagombaga kubungabunga umuco w'igihugu ku buryo urushaho gusakara muri bene wo. Icyo gihe hakirindwa ko hagira indi mico y'amahanga yavogera umuco w'u Rwanda. Ababikurikiranye bavuga ko umwami Yuhi wa kane Musinga wanze kubatizwa n'abazungu nk'abandi bose, agasubiza ko aho kwitwa izina ry'abazungu yakwitwa izina ry'abasekuruza be,
dore ko nabo bari bafite amazina meza kandi yuje ubutwari. Icyo gihe yanze kwitwa izina ry'abatagatifu, avuga ko atakwitwa amazina y'abazimu b'abazungu kandi hari ab'i Rwanda bo bazwi ko hari icyo bamariye igihugu. Atanga urugero rwa se Rwabugiri. Kwemera ubukristo kuri we byaragoranye cyane kuko yavugaga ko Imana azi ari Imana y'u Rwanda, naho iy'abazungu ntacyo ayiziho. Ibi bavuga ko biri mu byatumye bamuca ku ngoma ubwo mu kwa gatanu ku itariki ya mbere mu 1931 abazungu bamwimuye bakamucira i Kampembe mbere y'uko ahungira i Moba mu cyahoze ari Zaire, ari naho yaguye. Aha havugwa ko kandi umwami w'icyamamare muri ba Yuhi yitwaga Yuhi wa kane Gahindiro wabayeho ahasanga mu mwaka w'1746. Icyamuteye kwamamara ngo ni uko yari umwami w'umunyamahoro. Bikaba bivugwa ko ku ngoma ye nta muntu n'umwe yigeze yica. Ubwami bwe bwabaga ari ingoma yuje ituze n'umutekano n'ubugiraneza bwinshi, ngo niyo ngoma imwe rukumbi yabayeho amahoro n'ubwisanzure busesuye mu Rwanda. Ibyo ngo bigatangirwa ubuhamya n'ibikomangoma Ntamwete na barumuna be bo mu Gisaka yahaye ubuhungiro ubwo Rugeyo yari yigize igikomangoma Zigama cy'i Burundi atera igisaka. Izina rya kane ryari irya Mibambwe, rikaba rivuga umwami w'uburumbuke. Iyo iri zina ryabaga rigezweho, uwo mwami yagombaga kwita ku burumbuke bw'abantu, imyaka n'amatungo, igihugu kigahorana ubukungu butajegajega, bityo abaturage bakarindwa indwara z'ibyorezo n'izindi ndetse n'ibiza byazengerezaga amatungo. Uwo mwami yagabaga ibitero ariko bitari byinshi. Ibitero bye byabaga ari byo kunyaga inka zo mu yandi mahanga mu rwego rwo kongera izari ziri mu Rwanda. Yanagabaga kandi ibitero byo kugaruza inka zabaga zaranyazwe n'ayandi mahanga. Ibitero bye byabaga bishingiye kuri ibyo bintu. Ibitero byo kwagura u Rwanda byo ntibyamurebaga, yabihariraga ba Kigeri. Mu gushyiraho amazina y'abami nuko azajya akurikirana, ngo hari amazina yagiye akurwamo bitewe n'ibikorwa byakozwe ku ngoma zabo, cyangwa se kuba nta gikorwa kizwi uwo mwami yakoreye igihugu. Urugero ruvugwa ni urwa Ruganzu Ndori wakoze ibikorwa byinshi bikomeye, bakagira n'ibindi bamwitirira, ariko ngo kuba nta mwana we n'umwe yabiraze, nta n'umwami n'umwe wakoze nk'ibyo yakoze bamukurikije wigeze akora nka we, byatumye izina rye rikurwa mu mazina y'abami b'u Rwanda. Ahangaha niho bakuriyeho bamwita igicucu Ruganzu. Izina Ndahiro naryo ryakuwe mu mihango y'ubwiru bwimbitse, ngo bitewe n'uko ku ngoma ye ariho mu mateka y'u Rwanda rwatewe n'amahanga by'akabura rugero, nko ku ngoma ya Ndori wa kabiri Cyamatare, ubwo u Rwanda rwibasirwaga n'igitero cya Siburanyebuga, umwami w'Ubunyabungo warufatanyije n'amage u Rwanda rwarimo y'ibikomangoma bya Yuhi Gahima byari kurwanira ingoma. Icyo gihe Siburanyebuga yanesheje Ndahiro Cyamatare, anyaga n'ingabe y'u Rwanda bitaga Rwoga. Iryo zina Ndahiro ryakuwe mu mazina y'u Rwanda kubera iryo shyano ry'urupfu rwapfakaje u Rwanda rukanyagwa n'ingabe yarwo Rwoga. U Rwanda rukirenza imyaka isanga 10 muri ako kangaratete. Icyo gihe ngo baciye iteka ko nta mwami uzongera kwitwa izina ry'ibwami rya Ndahiro. Aha niho havuye umuhango w'ubwiru witwa gukura Gicurasi. Ikindi Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yakoze nuko yashyizeho gahunda nyayo igenga ubwiru, ashyiraho gahunda y'abiru b'imihango, ashyiraho n'imitwe y'abiru n'inshingano zabo. Ni nawe waciye iteka ry'uko umwiru mwimitsi agomba kuzajya ava mu biru b'abatege, naho abiru bo kwa Rutsobe
ari we nkomoko y'Abatsobe, nibo bari bafite inshingano yo gutanga abatabazi batabariraga igihugu, akaba ari nabo bashingwaga iby'umuganura. Nyamuheshera agena imikorere y'abatware b'ubutaka, ab'inyambo n'ab'ingabo. Umwami yagiraga ububasha bw'ikirenga mu gihugu cye, yaricaga agakiza, akagaba, akanyaga. Muri make ubuzima bw'abaturage b'igihugu cyose bwabaga buri mu biganza bye. Ikintu cyose cyabaga ari icy'umwami. Inka zari iz'umwami, ubutaka bwabaga ari ubw'umwami, abagore babaga ari ab'umwami, abana babaga ari ab'umwami n'ibindi. Iteka yabaga yaciye ryabaga ari ihame ntakuka, rikubahirizwa kuva ku babyeyi kugeza ku bana, abuzukuru, abuzukuruza. Ubuvivi n'ubuvivure bakabitozwa ndetse bakabyubahiriza. Ngayo nguko amateka y'amazina y'abami nuko yagendaga akurikirana n'ibyasabwaga iyo wimikwaga nk'umwami, ukamenya n'inshingano zawe n'icyo ugomba gukora. Iyi yari SF Media TV. Stay on touch. Ndabakunda. Wakora subscribe, like na share. Niba ukunda amateka koko, nkazajya nkugezaho ibindi bintu bigiye bitandukanye.